nkomeze kubasuhuza mwese mwakoze subscribe kuri Horrible Empire. Ubu ngubu nje kubagezaho iyi nkuru rero. Iyi nkuru yaciye ibintu hirya no hino ku isi, no mu Rwanda hose, no mu turere twose tw'u Rwanda. Yacyari kwibaza kuri ya mpano ibintu yari ari kuregwa, byaha bya kuri 7, byaha 7 ariko akaba yararezwe 6. Cyose cyo kibazo ngenje kugarukaho. Uyu musore ngo bapimye mu mubiri we basangamo heroine, cocaine, marijuana ndetse na nicotine na alcohol biri ku kigero cy'166, kandi umuntu muzima agagombye kurenza 0.3. Ubwo urumva icuro byose yabikubye mu mubiri we ibintu birimo, kandi ngo buriya binyweye vuba kuko no 2.5. Ya mpano no 2.5 buriya ari umuntu mungana umeze nka we ufite ikigero kiri kuri urwo rwego. Ya mpano akaba yakatiwe 30 jours, ubwo ni iminsi 30 ari muri gereza, mu gihe akiri gukurikiranwa n'ibintu byinshi biri kumugendaho, nubwo umugore we yamusabiye imbabazi ko ntabwo bikuraho ko ya mpano arabafitemo iyo minsi 30 yakatiwe. Ubundi kwibaza ngo mbere ubundi yinyweraga ibiki, kuko ubundi ibiyobyabwenge bitangiye yiga sinasiri ari mu kigare, nkuko nabo baragende mu kigare cy'abakobwa mwagendanaga, urubyiruko mwagendanaga. Ubona ya mpano rero ubu nicyo kintu ari gukurikiranwaho cyane, ibiyobyabwenge kamutemo. Ubundi umugore we yamusabiye imbabazi, ibintu byabaye munanga. Agacupa nihurira ko nitariye ahuje na bonasi agatatsa muri agacupa.